kandi yerekwa afite, kandi amakuru ufite, amakuru yizewe adafite ivumbi, ni amakuru yuko Imana izagirira neza umuntu wese uyiringiye. Ijambo ryayo riravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana yacu. Ese waba wiringiye iki uyu munsi wa none? Ahari aho ni wiringiye amagare n'amafarashi. Ibyo ngibyo nibyo biteza imivurungano mu bantu. Nimureke dukore. Bibiliya ivuga iki ku muntu ufite imishinga? Ibintu byose tujye tubirebaho kandi tugendere mu byanditswe byera. Niba ufite umushinga, ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ingo z'abapagani zihirwa zikabona amahoro. Abarakaza Imana bakagubwa neza. Ariko kubera iki rimwe na rimwe twebwe dutandukanye na babandi bitwa yuko badasenga, dutandukanye na babandi bitwa yuko batizera? Abo ngabo hari ubwo Satani abareka bagahirwa mu byabo byose. Ariko twebwe tutagize gusengera business zacu, tutagize gusengera akazi kacu, tutagize gusengera ibyacu, Satani araza akabivuyanga kugira ngo n'ubundi abantu bari bagiye kwizera ya Mana bahere ko bavuge ngo none Imana yabari iri hehe ko basenga none ko bigenze kuriya. Ariko nimutihana, inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati, kandi iyi nkota y'Uwiteka igiye kubakubita. Nukuri igiye kubakubita, kandi isi yose izabota. Isi yose izamenya yuko atari abantu mwabeshyaga, ahubwo ari Imana mwabeshyaga. Iyo uhangara ukavuga ngo Imana irambwiye ngo, uretse n'Imana uyobeye ko wibereye muri business, uraza uvuga indimi nyinshi cyane, nawe ubwawe uzi yuko ari ibintu urimo gupirata, uzi ko umwuka w'Imana ataba muri wowe, nta n'inzozi. Abantu bagatangira bati ni siyasa, ni ibintu bisanzwe n'iby'abarokore. Ubundi nyamwanga kumva niyanza no kubona. Turababwira ngo mwihane, tubabwira turira, tukababwira dufite agahinda, tubwira abasambanyi ngo mureke ubwo busambanyi bwanyu, tubwira indaya ngo mureke uburaya bwanyu. Ntabwo wari umushinga, uwo ni umwanda w'urukozasoni. Tubwira abantu b'abanywa umogi n'ibindi biyobyabwenge ngo mubireke. Ibyo ngibyo n'ahantu byazabageza. Turababwira turira, iyerekwa tubona murimo murimbukira mu muriro utazima. Twababwira mukanga kwihana. Ubu butumwa nibureba abapantekote, burareba umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana. Ubu butumwa nibureba abagatolike, burareba umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo ubu butumwa bureba abangirikani n'abametodiste, burareba n'abayisilamu. Kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu uzajya mu ijuru Yesu atari wumujyana. Wizere Muhamadi n'izindi n'abandi bantu ntazi, ariko ibyo twakora byose tutabiragije Imana ntago byagenda neza. Niyo mpamvu mbere y'ibyo tuvuga tubanza gusenga. Mana, mu izina rya Yesu turasenze kubw'ijambo ryawe rigiye gutambuka rikagera ku bantu bawe batandukanye, abari mu Rwanda n'abari hanze mu bindi bihugu. Ijambo ryawe turarisengeye, ubu butumwa turabusengeye mu izina rya Yesu. Reka ijambo ryawe rimanuke ari inkota ityaye ifite uburyo, kugira ngo Mwami Imana iyi nkota ityaye ibashe
gusogota, ibashe guhinguranya ba bandi bafite imitima yinangiye, babashe kumva icyo bashakaho. Ba bandi bagiye kure yawe babashe kumva icyo bashakaho. Ba bandi Mwami Imana bagiye kurimbukira mu byaha bacyumva ijambo ryawe, bakugarukire Mana. Ubu butumwa bugira imbaraga z'Umwuka Wera, kandi izi mbaraga z'Umwuka Wera nizo zitwemeza ibyaha byacu. Izi mbaraga z'Umwuka Wera zigere ku muntu wese uzakurikira ubutumwa tugiye gutambutsa. Nanjye ndasenze kubw'imbabazi zawe kugira ngo wiyerekane mu byo turi buvuge byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro rero ibakomereza amaboko, kandi ubutumwa twumva ndabasaba kugira ngo natwe tugire umumaro wo kubugeza ku bandi. Ni koko njyewe nabaye mikoro y'Imana, ntambutse iby'Imana ishaka ko bigera ku bantu babyo. Hari abarabibona, ariko nawe hari undi murimo wakora, ubu butumwa ukabugeza kuri bagenzi bawe. Mu by'ukuri naho batabyakira, ariko burya uzaba wakoze umurimo w'Imana, kandi Imana izaguha umugisha. Abatanzi bambona bwa mbere, amazina mwene so Munyarubuga Vedaste, ndi umugabo ushima Imana, kandi icyo njya nkunda kuvuga, njya nkunda kuvuga ngo Imana ntikabura icyubahiro duhari. Nakunze abagore bamwe baririmbye ngo ntukabura icyubahiro kandi duhari. Ni ukuri ntabwo bikwiriye kugira ngo Imana ibure icyubahiro duhari. Ndabizi neza yuko muri iyi si abantu benshi bagira ibyo biringira. Ndabizi neza yuko abantu bakunda amafaranga, n'izi ntambara mubona mu madini zihoraho, ugasanga amadini ahoramwo intambara zidashira. Burya nta kindi abantu bagwanira, nta mafaranga. Ariko uburyo nigishijwe n'Imana, namenye neza yuko ibyo abandi babonye bakabibona mu buriganya, bakabibona mu nzira zidakwiriye, namenye neza ko Imana izabiduha kandi ku neza. Urarwana ukanyura mu nzira zidakwiriye kugira ngo ubone ubutunzi, ariko icyo namenye neza nuko Imana ishatse kuguhindurira amateka, inyura mu nzira wowe ubwawe utabasha gutekereza. Kandi ikindi namenye, iyo ukoreye Imana ukayikorera neza nta buryarya, ni ukuri hari uburyo Imana nayo ibasha kumenya neza yuko uri kuyikorera. Kandi njya nkunda kubivuga, nkavuga ngo uko byamera kose tukiri mu isi, Imana igitwereka urukundo rwayo, ikatwereka imbabazi zayo, kandi yerekwa afite, kandi amakuru ufite, amakuru yizewe adafite ivumbi, ni amakuru yuko Imana izagirira neza umuntu wese uyiringiye. Ijambo ryayo riravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana yacu. Ese waba wiringiye iki uyu munsi wa none? Ahari aho niwiringiye amagare n'amafarashi, ibyo ngibyo nibyo biteza imivurungano mu bantu. Ugasanga umuntu yaguze ubutaka, ugasanga umuntu yaguze inka, ugasanga umuntu yadefanze,
ugasanga umuntu mbese hari akantu yakoze mu buzima kerekana yuko hari indi ntera yagezeho. Noneho mu gihe uriya muntu we ari kwishima, abandi ugasanga barimo barashigirwa. Hari amagambo mperutse kwigishaho mu minsi yashize, mu by'ukuri kwiringira Imana ntabwo bigira uko bisa. Uyu mwanya rero ngarutse hano kuri kamera z'amakuru y'Ijuru TV, kandi ifite ijambo rya nyiri ijambo, ntabwo ari ijambo ryanjye, ni ijambo rya nyiri ijambo. Iri jambo tugiye gusoma turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, turasoma umurongo waho, cyangwa se turasoma igice cyaho cya 12. Dusome duhereye ku murongo wa 22. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 12, turasoma duhereye ku murongo waho wa 22. Umutwe w'aya magambo ukuvuga ngo nimwiganyire. Abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti nimukiganyire ngo mutekerereze iby'ubu bugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki. Kuko ubugingo buruta ibyo kurya, n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegereze ibikona, bitabiba, nibisarure, nibigire ububiko cyangwa ikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese nimuruta ibisiga cyane. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Nuko ubwo mutabasha gukora igito rwose, niki kibaganyisha ibindi? Mwitegereze uburabyo uko bumera, nibugira umurimo bukora, nibuboha imyenda. Ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe ko muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo ku gasozi ityo buriho none n'ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe abafite kwizera gukemwe. Nimugahagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi nimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka, burya so abazi ko namwe mubikennye. Ahubwo mushake ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. Amen. Mu by'ukuri aya magambo mu gihe cya none iyo uyasomye, abantu benshi hariho ubwo bagutera amabuye bati kugira ngo ube umuntu w'umukire bigusaba gukora. Hari amagambo mu minsi yashize naje kubigishaho ari mu gitabo cya Yobu, nyavugaho umwanya muto, ntabwo wenda aya magambo nshaka kuyavugaho byinshi. Ari mu gitabo cya Yobu igice cya 12 umurongo wa 6. Hari ijambo riri kuvuga ngo ingo z'abambuzi zirahirwa, n'abarakaza Imana babona amahoro. Amaboko yabo niyo bagize Imana yabo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi hari abantu bazi yuko Imana yabo ibasha kubahindurira amateka, ibasha kubageza aho bagera, ari amaboko yabo.
njya mbona abapasiteri benshi babivugaho cyane n'abantu benshi barabivuga, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo nje gupfobya abantu bakora, ntabwo nje gupfobya akazi kawe. Gerageza gukora, ukoresha imbaraga zawe kuko nanjye ndakora. Ariko icyo nemera, mamanya n'umwuka w'Imana uri muri njyewe. Wibuka abigishwa ba Yesu ngo baraye ijoro ryose bari kuroba, ariko ngo bucya ntacyo babonye. Ariko Yesu ahageze arababwira ngo nimwerekeze inshundura zanyu hariya. Babikoze barobifinyisha. Mwibuke mu bukwe bw'Ikana, abatashye ubukwe ibinyobwa byarashize, babura igisubizo, babura uko bagenza abantu batumiye. Ariko Yesu arababwira ngo, Mariya arababwira ngo icyo abategeka mu gikore. Abategetse kuvoma amazi barayavoma, ya mazi Yesu yahindura ibinyobwa. Bishatse kuba ngo Yesu niwe ufite urufunguzo rw'imigisha yose. Uyu Yesu tuvuga niwe ufite guhindura amateka y'ubuzima bw'umuntu bikemera. Njyewe ubabwira ibi ngibi mbafite ibihamya, kuko njyewe niba ari ugukoresha imbaraga zanjye narazikoresheje, nkashaka icyo nageraho nkakibura, nkashaka mbese aho nkahora mu bibazo by'amadeni gusa. Ariko kugeza ubwo Yesu yaje arambwira ngo mwana wanjye ndagutabaye. Ubu tuvugana ndashimira Imana yera yo mu ijuru. Bajya bavuga ngo nta mugabo utagira ideni. Nuwo naba afite ideni uyu munsi, kuko nta mugabo utagira ideni. Ariko nanone mfite ibyiringiro by'uko nzamwishyura. Nagiye kwitwa umwambuzi ngo naramwambuye, ariko mu gihe nakoze cyane nkakoresha imbaraga zanjye zose, icyo gihe Yesu yampaye isomo rinyereka yuko atari we uhageze, njyewe ntacyo nageraho. Bene data, nimureke dukore. Bibiliya ivuga iki ku muntu ufite imishinga? Ibintu byose tujye tubirebaho kandi tugendere mu byanditswe byera. Niba ufite umushinga, ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ingo z'abapagani zihirwa zikabona amahoro. Abari akazi Imana bakagubwa neza. Ariko kubera iki rimwe na rimwe twebwe dutandukanye na babandi bitwa yuko badasenga, dutandukanye na babandi bitwa yuko batizera? Abo ngabo hari ubwo Satani bareka bagahirwa mu byabo byose. Ariko twebwe tutagize gusengera business zacu, tutagize gusengera akazi kacu, tutagize gusengera ibyacu, Satani araza akabivuyanga kugira ngo n'ubundi abantu bari bagiye kwizera y'Imana bahere ko bavuge ngo none Imana yabari iri hehe ko basenga, none ko bigenze kuriya. Nukuri ndababwiza ukuri, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo waho wa 3 haranditswe ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka. Kuyiharira Uwiteka bivuze iki? Bivuze gufata akanya ugasengera botike yawe, bivuze gufata akanya ugasengera akazi kawe, bivuze gufata akanya ugasengera za mbuto washyize mu butaka, bivuze gufata akanya ugasengera business zawe. Uratangira umbwire tese ko musenga ariko tukabona ibyanyu byanga. Ariko njya nkunda kubivuga, ntabwo Imana igifata ibintu byayo ngo ifate ngo shyikira ngo izanire rimwe. Rimwe na rimwe hari uburyo Imana itunyuza ku ikosa, ikabanza kudushonjesha kugira ngo niduha ibyo kurya tuzibuke no gusenga, kuko magingo aya hari abantu bareba bakabona
rimwe na rimwe abantu duhora mu mashyamba twisengera Imana, duhora turi kwinginga Imana, bakabona ntabwo dufite inda yaje hano imbere. Kubera iki? Hari amasomo twize, niyo Imana yama ibingana gute, ntabwo ushobora kujya ngo nibagirwe gusenga, kandi nzi yuko ibyo byavuye mu gusenga. Abantu rimwe na rimwe hari igihe bajya baza bati Imana iguteyeho izindi nyama, Imana irakubyibuhije. Nibyo, ariko njyewe mu gihe nyifite kujya imbere y'Imana nkafata ibihe nkasenga. Oya, none se wagize ngo uzarebe n'umurokore wasengaga Imana, iyo yamaze kubivamo abenshi usanga babyibushye. Kubera iki? Nk'ubu ndimo natambutse message, nifitiye ibihe byanjye byo gusenga ndi kwinginga Imana pe, nibereye mu bihe byo kwinginga Imana, mba meze nk'umuntu wateye ibyanjye umugongo nkiyizira hano mu butayu. Cyakora nkumva umwuka w'Imana arankomanze, arambwiye ati bwira abantu banjye ibi n'ibi n'ibi. Nibwo buryo rero mubona ntambukije iyi message. None se bantu b'Imana, niba nshobora kwiriga ubusa nkamara iminsi ngahe niyiriza ubusa, undi we ari kurya amafiriti, ari kurya inyama, ari kurya mayoneze, ari gufata ibintu byose aroha mu nda, urambwira ngo ibyo bintu byavamo? Mu bihe byashije nigeze afata ibihe by'amasengesho, mfata ibihe by'amasengesho menshi, nabirangije imisaya yarahombanye. Ahantu hose nageraga bakavuga ngo mbese wararwaye, bituma afata umwanya, kuko nageraga ahantu abantu bose bagatangara. Mfata umwanya wo kwifunga ingendo ndazireka, ndabanza mfata icyo kurya ndiyondora. Niyo mpamvu ubona abahanuzi benshi birirwa bari guteka umutwe barya iby'abandi. Ariko twewe twasomye Bibiliya, twizeye ko Imana ari yihindura amateka mu gihe gikwiriye, kandi tumenya yuko ushobora gushakisha ubutunzi butavuye mu bushake bw'Imana ejo ikongera ikabukunyaga. Twizera yuko naho wabutunga ugatunganirwa buzagushyirisha mu rubanza ejo hazaza. Uyu mwanya turakorera Imana, ariko dufite intego yo kujya mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru, niho umukiza azava. Iyo dusomye iki gitabo cy'Imigani, umurongo wa 8 w'igice cya 16, haratubwiye ngo uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Mwene data muhanuzi uneza amatwi, wowe urukubwira abantu ngo urukubasengera, warangiza ukavuga ngo nibaguhe ibitambo, warangiza ugateka umutwe ukavuga ngo nibohereze amatike ubagire ku musozi. Ubu tuba turi ku musozi iminwa yumye, twabuze n'amazi yo kunywa. Rimwe na rimwe tukagenda twakoresheje amatike tukajya gusenga Imana, ntawe tuba twabwiye ngo naduhereze itike. Rimwe na rimwe twagira amahirwe twabona n'Imana yaduciriye inzira, twabonye n'amatike, twageraho tugasanga abandi bantu bababaye. Rimwe na rimwe tukagira impuhwe tugafata ya matike tukayahereza abari inyuma yacu, tukongera tugasenga ngo Mana aca inzira tubone tuvuye hano, kuko Imana yavuganye natwe itazadukoza isoni. Kandi koko tukabona Imana ikoze igitangaza, tukabona amatike aducyura. Ariko wowe uri gusengera abantu, warangiza kuvuga ngo nibohereze ibitambo. Umubyeyi umwe ejo bundi ntiyamamagaye ari kurira ngo barimo bamutesheje umutwe, bamaze kumumaraho utwe twose. Muri iyi minsi undi ntiyamamagaye ambwira ngo ahanganye n'amadeni ya banke yajyanywemo n'abahanuzi. N'abahanuzi mwe, ndi umuhanuzi mugenzi wanyu,
ariko nimutihana inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati, kandi iyi nkota y'Uwiteka igiye kubakubita. Ni ukuri igiye kubakubita, kandi isi yose izabota. Isi yose izamenya yuko atari abantu mwabeshyaga, ahubwo ari Imana mwabeshyaga. Iyo uhangara ukavuga ngo Imana irambwiye ngo, uretse n'Imana uyobeye ko wibereye muri business, uraza uvuga indimi nyinshi cyane, nawe ubwawe uzi yuko ari ibintu urimo gupirata, uzi ko umwuka w'Imana ataba muri wowe, nta n'inzozi. Yewe urazi yuko uri gukorera Satani, wabaye igikoresho cya Satani. Ni koko urabikora bikemera, ukabona urahiriwe rwose, ukarya inyama nziza, inkoko nziza, iyo ushatse urayiteka. Ariko ibyo byose uko wumva uguwe neza, niko bigiye kukugaruka. Nyamara ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani 15 umurongo wa 3 haratubwira ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Amaso y'Uwiteka ujya wibwira yuko akureba, ariko ubundi abantu bavuga Imana bazi, cyangwa abantu bavuga Imana basomye muri Bibiliya ariko bakaba batarayihishuriwe. Erega kumenya Imana ni ukuba wabihishuriwe. Ubu tuvuga n'Imana itakwiyeretse, ntabwo wazamenya Imana. Njya nkunda gushima Imana, bavuga ngo hashimwe Imana yanyigaragarije, hashimwe Imana yanyiyeretse, hashimwe Imana yanyiyeretse ikanyereka ko iri kumwe nanjye. Niyo mpamvu nta na rimwe uzigera umbona muri izo ndamu mbi. Ndabizi neza yuko n'ababitunze n'ubundi bazabisiga. Igitabo cy'Imigani 15:6 haranditswe ngo mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha iba mu ibyago. Mu nzu y'umukiranutsi, ubundi iyo tuvuze inzu, reka tubyite urugo, reka tuvuge njyewe nanjye ubu ndi inzu. Niba ndi umukiranutsi, mu nzu yanjye harimo iby'agaciro, harimo ibyo gukiranuka. Mu nzu yanjye harimo ubutunzi bwinshi. Nubwo rimwe na rimwe abantu bahumwa amaso, ukaba wareba ukabona njyewe muri njyewe nta kintu kiri muri njyewe, nta butunzi. Abantu bareba ibirebeka. Iyo tuvuga nk'ibi ngibi, abantu usanga barimo bashyushye mu bwonko, bati intambara yo muri Ukraine, intambara yo muri Israel, intambara yo muri Congo, M23, ibi bintu mbese by'amakuru y'intambara, ibi bintu by'ibihuha, nibyo usanga abantu bacyaye. Ariko mu nzu yanjye harimo ubutunzi bwinshi wa. Nyamara witonze tukagenda, shuti yanjye, muri iyi nzu yanjye, muri uyu mutima wanjye hari ubutunzi bwinshi Yesu yabitsemo. Kandi ubu butunzi ntago yabumaye ngo mbwihererane. Ubu butunzi nubwo kumuhesha icyubahiro, ubu butunzi nubwo gutuma benshi babona ubugingo. Ubu butunzi yabumaye ku bwawe. Ariko abantu benshi iyo bareba baravuga ati ese biriya wabikuramo amafaranga. Abantu benshi iyo bareba baravuga bati bari ababishakira views. Ariko nashaka views konzi ko nibi ngibi tuvuga mutabiki nta nubwo munabireba cyane. Nshaka views, hari ibintu byinshi nateraho comment rwose nkabiha content kandi mukabireba pe, nkabanzi yuko ari ikinyoma. Ariko twirinda muri byose, uretse n'imbere y'Imana, twirinda n'imbere y'abantu, tukirinda imbere y'Imana, kugira ngo hatagira umugayo uzatubonekaho ku munsi w'amateka. Niyo ducumuye ntago turi mu ijuru. Abantu mutanyumva nabi, hari abantu babazi yuko twebwe turi nk'abamarayika. Oya, ntago turi abamarayika. Bibiliya vaho n'abamarayika ubwabo ibabonamwe amafuti. Ariko iyo ducumuye twihutira kujya imbere y'Imana, tukabwira Imana ngo Mana utubabarire, usibanganye ibyaha byose,
utubonaho, kuko ibyaha ni urubori rw'urupfu. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, ibyaha nibyo bizarimbuza umuntu, birimbuza ubugingo bwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mutinye umuntu wica umubiri yarangiza akica n'ubugingo byose akabiroha igihonomo. Turatinya Imana. Uyu mubiri, urupfu rw'umubiri twese tuzarupfa, ariko urupfu rw'ubugingo, bene data, niba utagira ubwoba bwo gupfa uru rupfu rw'ubugingo, ntabwo wari wamenya Imana. Uru ni rwo rupfu ruteye ubwoba, uru ni rwo rupfu ruteye agahinda, uru ni rwo rupfu rubabaje, aho abantu bazababazwa iteka ryose nta gihe bafite cyo kwihana. Abantu bagatangira bati ni siyasa, ni ibintu bisanzwe n'iby'abarokore. Ubundi nyamwanga kumva niyanze no kubona. Turababwira ngo mwihane, tubabwira turira, tukababwira dufite agahinda, tubwira abasambanyi ngo mureke ubwo busambanyi bwanyu, tubwira indaya ngo mureke uburaya bwanyu. Ntabwo wari umushinga, uwo ni umwanda w'urukozasoni. Tubwira abantu b'abanywa urumogi n'ibindi biyobyabwenge ngo mubireke. Ibyo ngibyo nta hantu byazabageza. Turababwira turira, iyerekwa tubona murimo murimbukira mu muriro utazima. Twababwira mukanga kwihana, ariko ngo mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamwo ibyago. Izi ndamu z'abanyabyaha icyo bagiye kubona ni ibyago, icyo bagiye kubona ni amakuba. Mwene data, wowe uneze amatwi, unyemerere uyu mwanya ngiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikugarukeho. Imana iguhe umutima wo kwihana, iguhe umutima wo kuyimenya. Imana igukure muri ibyo byaha. Imana igenderera umutima wawe uyu munsi wa none. Ukimara kumva ijwi ry'Imana, we kwinangira umutima, fata intambwe ya mbere wihane. Kuba warabatijwe ntabwo ari ikimenyetso cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu tumwakira mu mitima yacu, kandi iyo umuntu afite Yesu mu mutima we abasha kumwumva. Ntabwo Yesu ajya yihisha. Iyo ari muri njyewe ndabyumva, niyo atari muri njyewe ndabimenya. Ndakwifuriza gutunga Yesu. Iri jambo dusomye ngo mu nzu cyangwa se mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi. Ubwo butunzi ntabwo ari zahabu, ntabwo ari korota. Ubwo butunzi ni Yesu. Iyo Yesu ari mu rugo rw'umukiranutsi haba harimo ubutunzi bwinshi butagira akagero. Mureka kwiganyira ngo tuzarya iki, tuzambara iki. Yesu azi ibyo dukeneye. Uyu munsi twambaye kubera we, uyu munsi dufite ijambo kubera we, uyu munsi baraturoga ntidupfe kubera we. Ubuzima bwose dufite ni Yesu. Niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu wese udafite Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, uwo ngo yere kwihumuriza, nashaka atunga amamiliyaridi, ariko uwo nguwo arapfuye. Nashaka atunge ibya mirenge, aririwe naraye, ariko umuntu ufite Yesu, uwo nguwo arahirwa mu maso y'Imana n'abantu. Nigeze nambutsa message nk'iyi ngiyi, umuntu mbona yanditse muri comment arandika ngo ishakira ibirayi wigendere, ngo urupfu twese tuzarupfa, ngo tuzapfa. Urumva ko abantu bageze bumva ko ubwo bari ukwishakira ibirayi. Ariko ndashima Imana kubera ko ubutumwa dutambutse hari benshi bafashwa nabwo, bagahumurizwa nabwo, ndetse bakatwandikira batubwira ngo nimukomere turi kumwe namwe. Hariho igihe inzira zijya zifungwa, nkabona hashize nk'iminsi nta mwanya wo gutambutsa message, nkabona abantu batangiye kunyandikira bati rwose ko uri kudusonzesha, mu gihe bamwe bumva ko ibyo tuvuga ntacyo bimaze, ariko hari abandi bifitiye agaciro. Reka dusenga Imana, ariko wumve yuko uyu munsi ni wizera Kristo, mu rugo rwawe harabamwe ubutunzi butagira akagero. Niba ari ukwambara uzambara, niba ari ukurya uzarya, niba ari icyubahiro uzakibona. Abantu benshi birirwa barwanira ngo bari gushaka ibyubahiro.
iyo wizeye Yesu aguha icyubahiro kidafite undi mubabaro wiyongera kuri icyo cyubahiro. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ubu butumwa nibureba abapantekote, burareba umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana. Ubu butumwa nibureba abagatolike, burareba umuntu wese waremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo ubu butumwa bureba abangirikani n'abametodiste, burareba n'abayisilamu, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu uzajya mu ijuru Yesu atari wumujyana. Wizere Muhamadi n'izindi n'abandi bantu ntazi, ariko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu uzabona Imana atari wumujyana. Yemwe mwabayisilamu, nukuri nimushaka mwizere Kristo, niwe butunzi butagira akagero. Uwo nguwo ni uduhaza wenyine, uwo nguwo uduhumuriza, udukomeza mu makuba yacu, uduha makuru y'icyerekezo cy'ejo hazaza, akatwiringiza iby'ijuru, akatwiyereka mwiyerekwa no mu nzozi. Uwo niwe waduhamagaye ngo tumukorere. Unyemerere uyu mwanya iri sengesho rikugereho, kandi niri kugeraho we kwinangira umutima ahubwo wihane. Mana yacu turagushima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugushimiye iyi message itambutse, igiye kugera ku bantu batandukanye. Mana bazemera bakihana uzababarire, kandi Uwiteka turasengera iyi si icuza umwijima kugira ngo imurikirwe nawe. Utamurikiye iyi si abantu bawe bazarimbukira mu byaha, ariko turasenze kubwo umucyo w'ubutumwa bwiza tutambutsa, kugira ngo bishoboka ubu butumwa nabumva icyongereza bakabwumva, ubu butumwa nabumva igifaransa bakabwumva, nabumva igiswahili bakabwumva. Byarushaho kutunezeza Mana, kuko tubabazwa nuko byumvwa n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa, kandi abakeneye kumva ubutumwa ari benshi. Ariko ibyo byose tuzi neza yuko wahamagaye mu byiciri byose, buri muntu wese ntabwo azagira icyo yireguza imbere yawe, kuko Mwami mu ndimi zose ubutumwa buravugwa. Ngaho komeza udushyigikire ku murimo wawe, kandi ibyangombwa bikwiriye kugira ngo umurimo wawe ukorwe. Urwane ishyaka ryo kuturwanirira, kuko Satani ntabwo yifuza ko dukora uyu murimo. Ariko ukomeze utubere Imana, utubere umurengezi, we mu ruhande rwacu, kubita imbaraga z'ikuzimu zahagurukira kuturwanya, ibyatwanduza byose ubidukubitire mu izina rya Yesu. Uturinde umugayo wose watuma izina ryawe rigawa ku bwacu, ahubwo dukora umurimo wawe dukiranuka, kandi tuwukore nk'abazagororerwa. Nitutagwisari namenye neza ko tuzasarura. Urakoze rero, ngaho komeza ubane n'abagiye kumva iyi message bose, kandi ubagirire neza. Abafite ibibazo ubarengere ubatabare, ari abarwayi n'ababuze akazi bose, abari mu bihe by'intambara, abo bose ubiyereke mu mbaraga zawe. Niko senza nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Shalom shalom.